Bodies at Rest niyo filime igiye kujyamo. Imibiri iruhutse cyangwa isinziriye bwe. Nyuma Ivan D na Sibo C dutangira Bodies at Rest nakubwira Charles Canada Premier umva. Ya domiza atagira ucikwa. Nakubwira arabonye Smile ntucikwe ngiyi. Atubundashinganye mana ngukundira akarimo neza nyuma tugatangira ntabikwiye ungirira ibambe atukwiriye kungirira ibambe kubw'iyo neza wangiriye nzahora nshima izina ryawe ati nzahora nshima izina ryawe kuzi ya Bodies at Rest imibiri iruhutse nimba barayishutingiye rwabijojero bari rusororo numbaza wabanje nigiye kujya mu Bodies at Rest ntabikwiriye ungirira ibambe kubw'iyo neza wagiriye nzahora nshima izina ryawe n'abatakuzi nabo bakumenye ati n'abakuzi bakumenye n'abatakuzi sorry kubwo buntu ati kubwo amaraso yawe narogejwe sinyifite ubwoba ko nzarimbuka haleluya niyo mpamvu mwese urumva noneho tugomba kujya dufata Bibiliya urumva noneho nk'ababwiriza amen 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 uhumure mwese muzakizwa bizaza Adirani yarafashijwe arakira sorry nta utahinduka nta kidashoboka Sauli suka Imana yamukubise urushyi akamara iminsi 3 ari impumyi ati Sauli uhora cy'abantu banje agiye gukanguka akanguka yitwa Paulo ariko si Zana sobanuye gusa zana wa pastor muri iyi minsi Mr. Bible ni ibintu bimbamo Gomyonyereke dusheho kukumenya Yego sha cyakoza umuntu arabatwa umuntu agatwara imodoka yaba n'umuhanzi akakora geste nk'uri kuri vola do ndebere dusheho Ivan we akarimara kagotoye Rero wakachukwa nukuhindukiza vitensi nakuvura izahibiga just abari kure natangiho dodo kunyonyereke nsheho kukumenya atunyereke nusheho kumenya ati kubwo buntu ati kubwo amaraso yawe narojejwe okay singifite ntabwo bwo kuzarimbuka tuzataha aheza mu ijuru Sikiasi bose na Ivan D karimbo na kanyuma dutangira Bodies at Rest Charles Canada Premier umva abari anzisho mutegereje cyogiye turye show kandi zifilme na hano usanga ni kuri www.egt.net ukarya show kubuntu ndetse aho waburi hose okay Charles Canada Premier umva Monsi Amen Singifite Waba wumva utamerewe neza mu mubiri wawe uhura n'umunaniro n'amavunane bidashira n'ububabare mu mugongo no mu ngingo mu nda se ho hifashe gute
gana Life Zone Health Center tubigufashemo. Inzobere zo muri Life Zone Health Center, Life Zone Health Center, ivuriro ryizewe kandi rikora neza, zifashisha ubuhanga bwa reflexology, massage na detoxification n'ibikoresho bigezweho byabugenewe mu kukuvura indwara z'amagufa, imitsi, uruhu, ubuhumekero, imyororokere n'inyama zo mu nda. Tugana aho dukorera i Nyamirambo kuri Cosmos cyangwa duhamagare kuri 0792 400 370 maze ucukubiri n'izo ndwara zananiranye. Wanatwandikira kuri Life Zone Health Center at lifezonehealthcenter@gmail.com. Health Center. Ideas for better health. Ihangane kwa duhuye gutya. Mach dir keine Sorgen. Wir finden alles heraus. Ndaje muri pereza yaripfutse. Bruder hat mich gefragt, ob sie tot Umuvandimwe yambazaga noch heiß war. niwo murambo wari ukonje cyangwa ushyushye. Woher soll ich das wissen? Niwe namwana nakamenye gute se? Ugenda uza n'umurambo wa Chenge Anki hano. Werde ich dich beobachten. Ndashaka no kureba isasu wari urimo arasukura impeta. Sasu uyu mugabo ambwiye ko ari umuntu